Saba guhora uri ku rugamba no guhangana gukomeye. Akamaro k'amahame agenga ubuzima. Neretswe ko amahame twahawe mu minsi ya mbere y'ubutumwa ari ingenzi cyane, kandi ko akwiriye kwitabwaho cyane muri iki gihe nk'uko yari icyo gihe. Hari bamwe batigeze bakurikiza umucyo watanzwe werekeranye n'imirire. Ubu noneho igihe kirageze ngo bakure urumuri aho ruteretse, maze bareke rumurike cyane rurabagirane. Amahame yo kwitungira amagara mazima afite ubusobanuro bukomeye kuri buri muntu wese wo muri twe by'umwihariko, no ku bantu bose muri rusange. Ubu abantu bose baranyura mu kigeragezo kugira ngo bemerwe. Twabatijwe muri Kristo, kandi nituramuka dukoze uruhare rwacu twitandukanya n'ikintu cyose cyadukururira gusubira inyuma kikaba cyatujyana aho tudakwiriye kuba, tuzahabwa imbaraga yo gukurira muri Kristo, we mutwe wacu muzima, maze tuzabona agakiza k'Imana. Mu gihe gusa tubaye abanyabwenge tukagendera mu mahame agenga ubuzima buzira umuze, nibwo tubasha gukanguka rwose tukabona imbaraga z'ikibi ziterwa no gukoresha imirire idatunganye. Abamara kubona amakosa babayemo bakagira ubutwari bwo kuyazibukira no guhindura ingeso zabo, bazabona ko inzira y'ubugorozi isaba guhora uri ku rugamba no guhangana gukomeye. Ariko igihe bazahindura bagakoresha imirire ikwiriye, bazabona ko gukoresha ibyo kurya bafataga mbere nk'ibitagirira nabi imibiri yabo bibahindukira buhoro buhoro urufatiro rwo kwirinda indwara zo kuribwa mu nda n'izindi ndwara. Ku ruhembe rw'imbere rw'abagorozi, Abadivantisite b'umunsi wa karindwi bafite amahame y'ukuri y'agaciro gakomeye. Mu gihe gisaga imyaka 40 ishize, Uhoraho yaduhaye umucyo udasanzwe werekeranye n'ubugorozi mu by'ubuzima. Ariko se twaba tuwugenderamo dute? Ni bangahe banze gukurikiza inama z'Imana? Nk'ubwoko bw'Imana dukwiriye kurushaho gukurikiza umucyo twabonye. Inshingano yacu ni ugusobanukirwa no kubahiriza amahame y'ubugorozi mu by'ubuzima. Ku byerekeranye n'amahame yo kwirinda, ni twebwe dukwiriye kuba nyambere kurenza abandi bantu. Nyamara kandi hari bamwe muri twebwe b'abizera b'itorero b'abahanga mu byanditswe ndetse n'abagabura b'ubutumwa bwiza baha agaciro gake umucyo Imana yatanze kuri iyi ngingo. Bararya uko bishakiye kandi bagakora uko bishakiye. Reka abigisha n'abayobozi bakora uyu murimo bashikame ku mahame ya Bibiliya ku byerekeranye n'ubugorozi mu by'ubuzima, kandi bahe ubuhamya budaciye ku ruhande abantu bose bizera ko turiho mu bihe biheruka by'amateka y'isi. Hagomba kubaho umurongo utandukanya abakorera Imana n'abakorera inyungu zabo bwite. Mbese abantu bategereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza, watwitangiye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi wuhagiriye abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyanga ry'imirimo myiza. Mbese bashobora kugenda inyuma y'abingirw'amadini b'iki gihe batizera kugaruka k'umukiza wacu? Abantu be bwite, abo yuhagira ngo abeze kugira ngo azabimurire mu ijuru badahuye n'urupfu, ntibakwiriye kuba b'inyuma mu gukora imirimo myiza. Mu mihati yabo yo kwiyeza ubwabo
bakamaraho imyanda yose y'umubiri n'umwuka, batunganyirizwa kuba bera bubaha Imana, bakwiriye kuba ku ruhembe rw'imbere kurusha abandi bantu bose bo ku isi, nk'uko umurimo wabo uruta kure uw'abandi bose.